abakomeye n'aboroheje akeneye guheshwa ubuntu bw'Imana mu buryo itorero ribikora. Rero abantu bahagaze hano imbere yanyu bazanywe no kwakirwa ngo babe abanyetero buzuye b'Itorero Methodiste Libre, kuko bamaze kubatizwa no kwigishwa ibikwiriye abanyetorero n'amahirwe babonamo no kwigishwa inyigisho z'Itorero Methodiste Libre n'ibyo ritumbiriye. Icyo gituma rero mu kubaha Imana dushaka ko barize imbere yanyu ibyerekeye kwizera kwabo n'ibyo bashaka gutumbira mu bugingo bwabo, kugira ngo namwe mumenye ko ari abakwiriye kwakirwa muri iri torero. Rambabaza bakundwa mu mwami wacu, muzanywe hano no kwakirwa ngo mube abanyetorero buzuye aba Methodiste Libre. Tunejejwe nuko mufite umutima wo gushaka gufatanya n'abanyetorero b'iri torero mu mirimo no mu bindi. Mutarakirwa rwose turashaka kumamiriza hano imbere y'iri teraniro mutumenyesha ibyo musezerana kuzakora n'ibyo mwizeye n'ibyo mugambiriye mu gusubiza ibibazo mugiye kwazwa no kuvugira hamwe aya masezerano. Ikibazo cya mbere ni iki: mbese ubu urumva rwose udashidikanya yuko Umwuka Wera guhamiriza ko Imana yakubabariye ibyaha byawe ubwo kwizera Yesu Kristo? Nimba ari byo uravuga ngo yego. Mwese yego. ariko tujye tugira icyo ariko si mbese ugambiriye gukorera Imana ngo ukoreshe imbaraga zawe zose yaguhaye? Nimba ari byo uravuga ngo nibyo ngambiriye. Kuba umunyetero wa Methodiste Libre, mbese uzarikunda, uzarisabira, uzahora uja mu materaniro yo kuramya Imana no gufatanya n'umupasitori hamwe n'abandi banyetero bagenzi bawe? Niba ari uravuga ngo nzabikora. Mwese Nzabikora. Ikibazo cya nyuma ni iki ngiki: mbese uremera gukoresha umutungo wawe uko bikwiriye abakristo no gutanga umwanya wawe n'impano Imana yaguhaye n'ibyo utunze ngo biteze imbere imirimo ya Kristo n'itorero rye? Nimba ari byo uravuga ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Amasezerano bagiye gusezerana baza mvuga namwe musubiremo. Isezerano rya mbere ni ukuvuga ngo nzubaha izina ry'Imana. Mwese hamwe Tubaha izina ry'Imana. Irya kabiri: sinzafatanya n'idini ritari ry'ukuri. Sinzafatanya n'idini ritari ry'ukuri. Irya gatatu: sinzafatanya n'inama zigamije gusenya itorero. Sinzafatanya n'inama zigamije gusenya itorero. Byerekeye kubana n'abandi bantu, nzagira neza abantu bose, mbagirire imbabazi. Nzagirana neza abantu bose, mbagirire imbabazi. Nzubaha umuntu wese mu buryo akwiriye kugirirwa. Nzubaha umuntu wese mu buryo akwiriye kugirirwa. Nzagerageza gukiranuka mu byo ngirira abandi bose. Nzagerageza gukiranuka mu byo ngirira abandi bose. Nzatera urusimbi cyangwa ikarita bitwara iby'abandi. Nzatera urusimbi cyangwa ikarita itwara iby'abandi. Tugiye ku masezerano ku byerekeye ibindi byashyizweho n'Imana. Nzubaha ubutegetsi bwo mu rugo n'ubw'itorero n'ubw'igihugu. Nzubaha ubutegetsi bwo mu rugo n'ubw'itorero n'ubw'igihugu. Keretse igihe bwaba bunyuranyije n'inyigisho zigaragazwa na Bibiliya. Igihe zigaragazwa n'inyigisho zigaragazwa na Bibiliya.
keretse igihe bwaba bunyuranije n'inyigisho zigaragazwa na Bibiliya. keretse igihe bwaba bunyuranyije n'inyigisho zigaragazwa na Bibiliya. Nzakurikiza inyigisho za Bibiliya Wakurikiza inyigisho za Bibiliya mu byerekeye byo gushyingiranwa, mu byerekeye byo gushyingiranwa no kubaka urugo no kurera Imana mbigisha ibya gikirisitu. Ndemera kuyoborwa n'inyigisho zo muri Bibiliya mu byerekeye kwahukana no gutandukana no kongera gusubirana nk'uko byemerwa n'itorero. Cyane cyane nemeye yuko Imana ishaka umugabo abana n'umugore umwe, n'umugore abana n'umugabo. Ugende kubyerekeye amasezerano y'itorero. Nzakora kugira ngo nteze imbere ubwami bw'Imana no kugira ngo mfashe abandi bizeye kandi bakurire muri Kristo mu kwezwa no gukundana. Nzakoresha ibyo Imana yambaye uko bikwira abantu b'Imana mu kwitonda no kwirinda uburyo nkoresha umwanya n'impano Imana yambaye hamwe n'ibyo mvuga. 1 2 3 babu ikabugana ko twari turi nanjye ni udu uzaba yo mutuye ugiye kubakira rero. Iradukunda ndakwakira ng'umunyatorero buse wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Mukabayira Chantal ndakwakira ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Uwamahoro Alphonsine ndakwakira ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Usinge Rusi ndakwakira ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Yo Muhoza Elizabeth ndakwakira ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Uwitonze Charlotte ndakwakira ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Nyandwi Frank ndakwakira ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. Wirage Felician ndakwakiriye ng'umunyatorero wa Methodiste Libre. Imana ukomereze mu kwizera no gufatanya n'abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Amen. N'umubera bayo mu bwiza bwayo. Bene data bashikirije abantu bakiriye ngo abanyatorero b'itorero Methodiste Libre mubakunde mubarinde neza mukore byose mushobora byo kubakomeza mu kwizera no mu kwiringira kandi mubafashe gutunganywa mu rukundo. Amen. Amen. Imana ikiranuka ku buntu n'inama tubwira. Turakwereka abavandimwe bari gufatanya natwe muri iri torero. Uruzaho bavuye sohora iri si torero ryonyine barenze andi matorero baza hano.
turagusaba Imana ngo wafashirize muri iri torero, ubaheremo umugisha, ubane nabo mu mibereho yabo yose, ubane nabo tubareke n'umunsi n'umwe. Iri torero tubashikirije turagusaba ngo ribabere umugisha mu kubaho kwabo kose, niko Yesu Kristo tubisabye. Amen. Yesu agire neza.